ugomba kwibaza uti se amahirwe yo kuba yamu rukundo yo angana iki? Mu kureba amahirwe ahari wibaza niba nta wundi mukunzi afite, niba nta yandi makimbirane usanzwe ufitanye n'uwo ushaka gusaba urukundo, niba nta mafuta asanzwe akuziho cyangwa se wowe umuziho. Gusa amahirwe yo kuba yaguha urukundo nusanga ari make ntibizaguca intege, utaribaza ikibazo cya kane n'icya gatanu bikurikira. Wakibaza uti se ibyo bibazo ni ibihe? Ni mu kanya. Mutima wandutiye ubuzima, umbera umubavu, ucengera no mu mbavu, abanteye nimba uwambajije n'amazina, usaba ku rukundo nduye inzira. Ikindi kibazo cya kane ugomba kwibaza, wakibaza uti se urukundo rwe ndarukwiye? Nge se urukundo rwanjye ararukwiye? Aha niho wibaza niba gusaba urukundo ari ubushake bwawe cyangwa se niba ari agahato k'abandi. Wibaza impamvu ari we wahisemo n'icyatumye umuhitamo ukirengagiza abandi, ukibaza n'ingingo nyamukuru yashingirwaho aguha urukundo. Ese wumva ari iki urwo rukundo rwawe ruzamugezaho? Ni irihe tandukaniro ryawe n'abandi yanze? Icya gatanu ugomba kwibaza, ese aramutse arumpaye urwo rukundo rwa twembi rwaba rugamije iki? Iki kibazo nukibaza ugasanga urukundo rwanyu ntacyo rugamije, ari urukundo rudafite gahunda, uzahita ubyihorera. Kandi nanone nusanga ari urukundo rutegura ejo hazaza heza kuri mwembi, uzakomereza aho kandi bizaguhira. Burya urukundo rudafite gahunda ntiruzagutesha igihe kandi rugusubiza inyuma n'iterambere wari wifitiye urihebe. Ikindi kandi gukundana bisaba kwitanga no kwigomwa. Ntukwiye kuvunwa nabyo mu gihe wumva nta gahunda nzima irimo. Ntiwibagirwe kandi ko mu rukundo rudafite intego akenshi mutandukana hajemo no kubabazanya, bityo gerageza kubigiramo amakenga. Ibi bibazo rero numara kubyibaza ukabona byose ubifitiye ibisubizo, uzasaba urukundo. Ariko nubona bifitiye ibisubizo uzaba usubitse gahunda yo gusaba urukundo, ahubwo ubanza ushaka ibisubizo bibura, utekereze icyo wakora ngo ubashe kubigeraho, bityo n'urukundo muzakundana buri umwe azabera undi ibisubizo aho kumubera ikibazo. Abantu benshi bajya bibaza bakavuga ati se niba umuntu tuziranye tumenyeranye dusanganywe biroroshye ko namusaba urukundo akarunyemerera, cyangwa yagira ngo ni ugukina nk'uko bisanzwe? Hari uburyo rero wasaba urukundo umuntu musanzwe mumenyeranye cyane kandi bigakunda. Gusaba urukundo umuntu mumenyeranye cyane biroroha kubera ko nta wundi muntu bigusaba kunyuraho, kandi no kumuvugisha bwa mbere biroroha kuko nyine muba musanzwe muganira. Ariko nanone gutereta umuntu mumenyeranye biragora kuko aba agufata nka musaza we cyangwa se mushiki we, bigatuma ushobora kumwaka urukundo akabibona ukundi. Kandi nanone kuko muba muziranye cyane hari byinshi aba akuziho bishobora gutuma ataguha urukundo. Ikindi rero ni uko kumwaka urukundo bishobora guhungabanya umubano mwiza mwari musanzwe mufitanye. Mu kwaka urukundo umuntu musanzwe mumenyeranye, mbere yo kubimubwira mu magambo uzabanza ibikorwa. Utangire umwereke ko hari uburyo usigaye umufatamo butandukanye na mbere, utangire ujye umuhamagara inshuro nyinshi kurenza mbere, unamarane nawe umwanya munini kurusha bwa mbere. Ahasigaye utangire kujya ubimubwira mu marenga nta kwerura, noneho nyuma utangire no kujya usa nk'ubimuganiriza buhoro buhoro. Wenda umubwire uti uzi ko hari abantu bambajije niba dukundana, ese buribona njye nawe tubaye abakunzi byaba hari icyo byaba bitwaye? Mbese unabikora usa n'uwabigize urwenya, bityo nawe atangire abitekerezeho yumve ko bitanamutungura uramutse ubimubwiye. Numara rero kujya ubimubazaho akumva ko bishoboka, uzafata umwanya uhagije umuganiriza imbona nkubone, noneho werure umusaba urukundo kandi umusobanurire wivuye inyuma impamvu ari we wahisemo. Nzajya ninywera byanjye enjoying life kuko mfite umukunzi wanyishyishyira ari ry'ikigali, njya mu dupula bakansarira, abana bose bimurika, gusa baby sinakuriza, ibyakubabaza ndabishona, abakima bambaza ukuntu wantwaye bakankikisa, abahisha stories ahantu ujya unjyana kwaje tugatindayo. Hari benshi njya nkatira bakanyita karori ngo ndi umwadeperi. Abantu benshi bakunda
kugira inshuti ariko bakirengagiza bimwe na bimwe cyangwa se ugasanga hari ibyo badasobanukiwe. Hari ibintu rero bimwe mu bintu bikunda kurakaza abahungu cyane mu rukundo ariko ugasanga abakobwa bakundana n'ababizi. Nubwo abantu batandukanye kubera imiterere cyangwa se ubuzima bwabo, ni bimwe mu bibatera kurakara ku buryo butandukanye ndetse no kurakazwa n'impamvu zitandukanye. Ariko abahanga mu myitwarire y'urukundo bemeza ko abahungu bari mu rukundo hari ibyo bahuriraho bibarakaza iyo bikozwe n'abakobwa bakundana. Impuguke mu gihugu cy'Ubufaransa Dr Leo avuga ko nyuma yo gukora ubushakashatsi yasanze abahungu bari mu rukundo bakunda kurakazwa cyane n'ibintu bikurikira. Abahungu ntabwo bakunda abakobwa bakunda kwisuzugura. Ngo kwisuzugura no kwishyira hasi ni kamwe mu tumenyetso tw'abagore bamwe na bamwe cyangwa se kwitinya no kutigirira icyizere. Iyi myitwarire rero iyo mukundana n'umuhungu ntaba akiyigushakaho, kuko ngo hari ubwo igutera kwifata nabi, kwigira nk'umunyamahanga imbere y'abandi cyangwa se n'imbere ye, kandi waba yumva mwakwisanzuranaho. Abahungu ntabwo bakunda abakobwa bakunda gusesengura ibintu cyane. Ugasanga uratekereje ukavuga uti ejo yanyise sheri ampamagaye cyangwa se anyitabye none uyu munsi ntabyo anyise. Ibi bisobanura iki? Ugasanga utangiye gutekereza uti ntabwo akinkunze nka mbere n'ibindi. Uru ni urugero ngo rushobora gutera umukobwa kwibaza no gusesengura byinshi, ariko ngo burya abahungu biyo bumva nta kibazo gihari, hari ibintu byinshi bavuga ko batabyitayeho. Iyo rero umuhungu ukunda kumugarura ku bintu byashize kera wabigize ikibazo, biramubangamira bikanamutera gutangira kukwikandagiraho, akumva ubwisanzure hagati yawe butagihagije. Kubera ko abahungu bakunda ubwisanzure mu rukundo rw'ukuri, ibi ngo ntibabikunda na gato. Abahungu ntabwo bakunda abakobwa bakunda kuvuga imibanire yawe n'umuhungu mukundana cyane cyane umuvugaho n'abandi bakobwa bagenzi bawe. Abahungu ntibakundana mba ko abakobwa bakundana bamenera abandi bakobwa bagenzi babo imibanire yabo mu rukundo. Kubera ko mu rukundo habamo amabanga menshi cyane, kandi by'umwihariko umukobwa utazi kugirira ibanga umukunzi we ntabwo abahungu bamwishimira. Abahungu ntabwo bakunda abakobwa bakunda kubaca mu ijambo. Igihe umuhungu abwira umukobwa bakundana aba ashaka ko amutega amatwi kandi akamwereka ko amwitayeho. Akenshi rero iyo abahungu bari kubwira abakunzi babo ibintu bigaragara ko nta rwenya babifitemo, akaba ariyo mpamvu bataba bashaka ko abakunzi babo babwira barangara cyangwa se ngo babace mu ijambo. Iyo weretse umuhungu ko witeye ku byo ari kukubwira, bituma agera kure akakubwira n'andi mabanga ye menshi, ndetse ntanatinya no kukubwira n'ibyiyumviro bye, ariko iyo umweretse ko utamwitayeho ni hahandi ashaka noneho undi abitse amabanga yari yarakugeneye, uwo abona ko amwumva kandi amwitayeho. Abahungu ntabwo bakunda abakobwa bakunda kubabaza ibibazo byo kubapima cyangwa se byo kubagerageza. Urugero, niba muhuye n'umukobwa ukabona murebyeho gato ugahita umubaza ngo uriya mukobwa si mwiza, njye sindi mubi kuri we, ibyo byose ntabwo abahungu babikunda. Ibi bigaragaza nk'aho ari ibibazo byo kubapima cyangwa se kubagerageza, ushaka kureba igipimo cy'urukundo kandi ntaho biba bihuriye. Abahungu ntabwo bakunda abakobwa bakunda kubeshya. Umuhungu ugukunda by'ukuri nta na rimwe ajya yifuza kubona wamubeshya, kuko iyo umuhungu agukunda atakubeshya kandi yumva urukundo agufitiye ruhamanya n'umutima we, iyo umubeshya cyangwa se ukabigerageza biramuhungabanya cyane, kubera imbaraga bagutakazaho yaba mu bitekerezo, mu mishinga, mu bikorwa, ngo babigereranya no kumuca umugongo. Ibyiza ni uko niba uguye mu ikosa wirinda kumubeshya, ukamubwiza ukuri, ukamusaba imbabazi, uhozaho n'igihe we yanze kuziguha, kubera urukundo agira aho ngaho akaguha imbabazi agiriye urukundo agufitiye. Utari njye nawe najya, and when I hear you I feel you, maze nkumva amayemusha, and when I need you I know I see ya, nujya untenguha darling. Mpora n'ibyishimo kuko ngufite, ndagukunda nkumva ndaryohewe. Mpora n'ibyishimo kuko ngufite, icyampa nkakwiyumvira forever. Uri njya ninyura amatwi yanjye, oya ntunjye kure, nkakugendana buri munsi. Ese wari uzi uburyo ushobora kumenya niba koko umukunzi wawe mufite icyerekezo kimwe? Hari igihe umuntu agukunda mu rwego rwo kwiyibagiza umukunzi we wa mbere, akagukunda ashaka kwishimisha, ashaka kwimenyereza gukunda, yanga kuba ari wenyine nta mukunzi afite, akagukunda kubera yumva abantu bakuvuga neza kugira ngo abereke ko byose bishoboka, cyangwa se ari ukukwihimuraho, mbese akagukunda by'igihe gito nta yindi gahunda agufiteho.
nyamara wowe ukamukunda umwimariyemo wumva ko warangije gufata umwanzuro ari we ugomba kukubera umufasha. Ese niki cyakwereka ko umukunzi wawe mufite icyerekezo kimwe? Kuba hari ibintu bimwe na bimwe mudahuza ntabwo ari byo byerekana ko mudafite intumbero imwe cyangwa se icyerekezo kimwe. Cyakoze niba ibyo muhuza ari byo bike kurenza ibyo mudahuza, aho iki cyerekezo cyanyu si kimwe pe. Nanone niba uko ufata urukundo rwanyu, agaciro uruha, umwanya uruha, n'imbaraga udutakazaho bitandukanye cyane n'ibye, mbese ibyo ari byo bike cyane, ubwo menya neza ko aho mwerekeza atari hamwe. Niba urukundo rwanyu rugira ibanga ashingiye ku mpamvu zitandukanye, cyane cyane impamvu zitaguha agaciro, akumva ko nta wundi muntu ugomba kurumenya, kandi wowe ukaba wumva ko ntacyo bitwaye kuba hari bamwe bakwiye kubimenya, ushatse wahindura icyerekezo kuko uwo muntu ntimuba mugana mu cyerekezo kimwe. Mara kubimenya naraturitse ndaseka, ibinezaneza ibyishimo umunezero birandenga binyuzura umutima, ndatangara oh yeah, burya hari byinshi ubarusha, so serious, so sexy baby, so strong.